umuhanzi Benjamin bakunze kwita The Ben yashyize hanze alubumu yise Pretty Love. Ni alubumu yashyize ku isoko. Ni alubumu idasanzwe kuko The Ben yiteguje abakunzi be 2021. Abantu barayitegereje cyane, none isohotse 2025. Hashize imyaka 4 ayiteguje abakunzi be, none kuri ino nshuro niho isohotse. Byinshi kuri iyi alubumu nibyo tugiye kuganira kuri Joshua TV. Nge muri kumwe ni Joshua. Nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose hirya no hino ku isi. N'amakuru ya entertainment tugenda tuganira, kandi niba uri mushyashya ntugende udakanze like na subscribe, kandi nawe niba usanzwe kuri bino biganiro byanjye ndagira ngo ukomeze kugenda ubireba neza kandi ukanda like n'ibitekerezo. Sasa rero ni alubumu ya The Ben tugiye kuganira aka